Yes, hello my people banyarwandakazi mwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bica kuri day by day news. Mbanje kubasuhuza no kubifuriza ibihe byiza, mbaha nikaze muri aya makuru abari kugenda avugwa hirya ndetse no hino, ariko wowe ukaba warahisemo day by day news kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu, dore ko aya makuru ubutahasanga ahandi, ahubwo uba waragize amahitamo meza ugahitamo day by day news. Nkuko rero izina ari ry'umuntu muri kumva ko ari day by day news, ubu byamaze kurenga day by day news, ahubwo ubu ni second per second news, kubera ko ari byo twagiye tubasezeranya. Ngaye nguko rero nongera no guha ikaze abadukurikiye bari ahantu hagiye hatandukanye, ntibagiwe groupe z'aba diaspora kabisa zidahwema kutwereka ko turi kumwe gatanu kuri gatanu. Ngaye nguko rero nkuko mubibona muri screen muri kubonamo invitation, hanyuma yo kubonamo invitation mukabonamo n'umukobwa wambaye neza kabisa, n'umusore wambaye neza wambaye costume, ukabona ko yashyizeho n'akantu kote kabisa kerekana ko ari ibirori, kerekana ko ari byishimo. Nyuma yaho rero mukaza kuba mubonamo ababyeyi bafite amasafuriya agera muri 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, mukabonamo ababyeyi bafite amavarisi, ababyeyi bafite amamare, ibitenge, ibiki byose kabisa. Ibi rero ugahita wibaza ngo ni ibiki, kandi ko kuri iriya foto tubonye y'umusore n'umukobwa harimo ijambo rip. Mumaze kubimenyera ko bimaze kubona iri jambo aba ari inkuru mbi cyane, aba ari inkuru y'inca mugongo. Uti byagenze gute rero? Ni icyo tugiye kurebera hamwe. Tera agatebe ubundi tugendane gatanu kuri gatanu, mwumve ko maze iminsi mbabwira ko iyi si yameze amenyo. Mu by'ukuri ndakomeza mbisubiramo, dore ko iyi si ibiri kwiberamo byo ari agahomamunwa, ibiri kubera muri iyi si byo bimaze kuba agatangaza. Ibiri kubera muri iyi si mu by'ukuri ntabwo twavuga ko byigeze bibaho, kuko ibi byo birakabije cyane. Reka tunyarukire mu karere ka Rubavu. Hariya kabisa mu karere ka Rubavu niho ibi bintu cyangwa se aya marorerwa yaje kuba aba ari kubera, dore ko hariya mu karere ka Rubavu muri ADPR Rubavu, ADPR izwi ku izina rya Ebenezer, niho uyu mugabo n'umugore muri kubona muri screen, ntarababwira amazina ye, baje kuba umwe akurwa mu mubiri. Mu by'ukuri bivugwa ko uyu musore yaje kuba apfa kandi yishwe n'uwahoze ari mu ex we. Mu karere ka Rubavu rero muri ADPR Rubavu Ebenezer, aho aba bakristo basengeraga, uyu mukobwa akaba yitwa Umurisa Kazeneza, umusore we akaba yitwaga Teresiforo na Wiringiye iby'isi. Uyu na Wiringiye iby'isi Teresiforo ndetse n'Umurisa Kazeneza bari bamaze iminsi bavuye mu rukiko cyangwa se icyo twita civile, dore ko iyi civile bayikoze mu kwezi kwa 10, akaba ariho bagiye gusezerana mu mategeko, akaba ariho bari bagiye gusezerana mu murenge bitegura kurushinga. Muri kumva ko biteguraga no gukora ubukwe se cyangwa gusezerana imbere y'Imana, ariko imbere y'amategeko ho bari baravuyeyo kuri izo tariki 10 z'ukwezi kwa 10. Ngaye nguko rero uyu Teresiforo bivugwa ko yaje kuba basanga yitabye Imana, kandi mu by'ukuri dore ko umunsi w'ejo yari yavuye ku rusengero rwabo, amaze no gutumira korali aririmbamo, amaze gutumira n'abakristo yabahaye invitation, ariko nyine babandi baba batishimira ibyiza ab'iyi minsi bo murabazi cyane, nyine baje kuba baje kumukoraho riraka, rero aza kuba yitaba Imana. Abakristo bo bavuga ko ari uburozi bwamwishe, kubera ko abagiye bapostinga uyu muvandimwe bamwifuriza iruhuko ridashira, wababaza ati se yishwe n'iki, bakakubwira ngo
ni abantu bahindutse uhita wumva neza ko ari uburozi bwamwishe, ariko hari abagiye bavuga ko yishwe n'ubahoze bakundana cyangwa se nimba bataranakundanye akaba yaramukunze uwo mukobwa, akaba yarakunze uyu musore, wenda uyu musore we nabe yamukunda, bivugwa ko rero ari we wabaye yamuroga. Ntago ari 100% kubera ko burya abantu bivugira ayabo, ariko mu by'ukuri nyine ayo niyo makuru dukesha abagiye bahatubera n'abari bazi neza uyu na wiringiye iby'isi Teresfori. Inkuru rero y'akababaro cyane, mwayumvise ko biteguraga gushinga urugo kuri invitation, muri kubona ko hariho ko bagomba gukora ubukwe tariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'ibihumbi 2025. uri kumva ko ibirori byari birimbanyije, uri kumva ko bari kwitegura nyine, bari gukora cyane, bari kugenda bafata ibintu, bari kubyegeranya kugira ngo nyine babe bategura ubukwe, kubera ko uri kumva ko igihe cyari cyagiye, uri kumva ko byibuze hari hasigayemo hafi ayitotiko ari ukwezi, kuko uri kumva tariki 20 z'ukwa 12 hari hakirimo ukwezi. Ariko buryo ufite ubukwe nyine n'ibintu byinshi biba bisabwa, uba ugomba kubutegura hakiri kare, ibintu bagatangira kubyegeranya hakiri kare nyine, kugira ngo mu by'ukuri ubukwe buzagende neza. Inkuru rero y'akababaro yageze ku Murisa Kazeneza, uyu wari wimaze kuba madamu nyakwigendera, we kubyakira ntiyabyakiriye, ku buryo yamaze ni hafi amasaha ngagera muri 5 atari yemera iyo nkuru, avuga ko bari kumubeshya, avuga ko ari ibintu, ari bantu nyine baba bashaka kwica ubukwe, kubera kuri kumva mu by'ukuri nyine yaratari yabikurura. Iyindi nkuru mbi rero kuri uyu mukobwa wacu, uyu Murisa Kazeneza, mwiretere yaje kuba yandikira umugabo we amwifuriza uruko ridashira, yamubwiye ati se kuki ugiye hakiri kare, ati kari wowe nari mfite ubu unsigiye nde. Abenshi rero baje kutubwira ko uyu Murisa Kazeneza burya yari n'imfubyi, burya ngo n'ababyeyi yagiraga. Ariko nyine niko muri isi bigenda, kandi umugambi w'Imana nawe ujya awuhindura, kandi mu by'ukuri byose bibaho kubera impamvu. Uyu Murisa rero Kazeneza tumwifuriza gukomera muri ibi bihe bigoye, tumwifuriza kwihangana kandi agakomera ku mwami Yesu, kubera ko Yesu ari we uhoza amarira y'abatuye muri iyi si, ubundi agakomeza no kwifuriza iruhuko ridashira uwari maze kuba umutware we mu mategeko, uyu na wiringiye iby'isi Teresfori. Dore ko rero byababaje benshi uyu mukobwa Murisa Kazeneza. Murabizi ko mbere yo gukora ubukwe burya abakobwa babanza gukorerwa icyo bita bride shower, nyine aba ari igihe cyo kuganiriza umukobwa, bakamwigisha, bakamukorera ibirori, bamushimira, bamubwira ko yakoze neza, bamuragiza Imana, nyine bamushimira ko yitwararitse kuba agiye guhesha ibirori famiye yabagamo cyangwa se n'izindi nshuti ze muri rusange, kubera ko burya murabizi ko iyo umwana aguhesheje ibirori, burya ibirori iyo ubonye umwana wawe ari gukora ubukwe cyangwa se ari gusezerana, burya mu by'ukuri abaguhesheje icyubahiro kandi abanaguhesheje ishema muri rubanda. Rero murabizi biriya bajya bategurira abakobwa bita bride shower, dore ko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 11 yaramaze iminsi bamukoreye bride shower. Aba Kristo basengana nabo baririmbana mu by'ukuri bari bitabiriye ibi birori, bari bamwitayeho rwose nako batagize, dore ko bari bamuzaniye ibintu byinshi bya bindi nyine byose umukobwa abazakenera, harimo amasafuriya, harimo amarido, harimo ibintu bigiye bihenze cyane, ibikoresho byo mu rugo nyine biba bihenze cyane, kuko muri kubibona muri screen, muri kubona ko bari bamuzaniye n'imikeka cyangwa se ibyo twakita ibirago,
ngo bari bamuzaniye ibintu byinshi muri make, kuko muri kubona muri screen ko bari abantu bishimye cyane. Nyine uri kumva iyo wabanye n'abantu kandi mukabana neza, burya iyo mugiye gukora ubukwe akenshi hari igihe noneho nk'uku nguku abana b'abakobwa bakunda kubakorera izi bride shower. Nyine izi bride shower kenshi ubonasanga harimo nabo batereramo n'inkunga, bakabatwerereramo, bakabafasha ibintu byinshi. Nibyo rero hari haciyeho iminsi mikeya bamukoreye iyi bride shower, ariko nyine inzira nihigwira umugenzi, dore ko ibi byose nyine byaje kuba birangira ari amarira. Dore ko rero burya iyo ubukwe burimbanyije, kuko muri kumva ko hari hasigaye igihe gito cyane, rero aba barakoze icyo tujya twita booking, abagiye bakora ubukwe barabizi, ndetse n'abagiye babutaha murabizi. Rero mbere yo gusohora invitation hari ibiba bigomba kuba biriho, haba hariho aho muzakorera ubukwe, ndetse n'aho hazakirirwa abaje mu bukwe, ndetse n'aho kwifotoreza. Dore rero ko aho bari barabukinze gusezerana imbere y'Imana n'ubundi byari kuzabera hariya muri Rubavu, kuko ari naho batuye muri ADPR ya Rubavu Ebenezeri. Ubundi noneho kwiyakira bikaba byari kuzabera hariya muri Umurage Garden, niho bari kuzakorera ibirori byo kwiyakira mu gihe bari kuba basoje ubukwe. Ubwo muri kumva ko no kwifotoza ariho byari kuzabera, none nyine nguko uko bibaye bigenda. Ngahe nguko rero ntari nasoza, ariko reka twifurize uyu mwana w'umukobwa Umuri sakaze neza, gukomera muri ibi bihe, kandi agakomera ku Mana, agakomeza gusenga Imana kugira ngo ishobore kuba yamushoboza muri ibi bihe bigoye, kandi tunifuriza iruhuko ridashira uyu na wiringiye iby'isi Telesfori. Ngahe nguko reka twongere tubonane mu kanya, dore ko amakuru kuri Day by Day News abari akagaruka. Reka tubonane mu kanya, ndabakunda. Ciao ciao.